ese bakwita ndedi? Nitwa Anita. Anita? Akaya ndirimbo ngo Anita mukundwa. Oya se kandi. Anita wantwaye. Uze kuntwarira roho. Cyane nuyima nzayitwara. Ntacyo umuntu ataguha buriya kuko ufite amagambo ashobora gutuma umuntu atuza muri we, ashobora kuba yumva ameze neza. Sibyo? Okay, don't worry. Ase umudugudu yakeye umudugudu n'ubundi. Ahubwo se uramuniga azavaho ko abantu bamukunda. Meze bite basha? Sawa. Genda umugenzacyaha. Nkorera muri uno murenge wanyu. Twakiriye ikirego cy'uko mwibye telefone mwembi muri babiri. Mwebwe mwibye telefone mwembi. Tuyiba nde? Mwebwe mwayibye umusore yaje gutanga ikirego kuri RIB. Umusore waje gutanga telefone. Nyine twebwe. Yego mwebwe. Nongere mbigusubiriremo nkubwire nkuyama nkwihanangiriza. Undebe umereye ku mutwe cyangwa umere ku rwara. Ndamara utakundana n'umusore wakundana nawe. Kandi ndakwiyama. Wadushinguka hejuru se ko washoje kuruka? Uvuze ngo? Ndavuze ngo wadushinguka hejuru ko wasoje kuruka. Nashoje kuruka. Uko niko nduka. Aribagirwa wabaye kakamezo ko n'ubundi basaragiye kandi mu kanyiro ngenguragiye kandi bakanyemereye Ntago nakakwireka. wowe se kandi kunabiruze nasuguye ni swamu sebi nakubwiraga ngenda numva handi none se n'ubwa mbere umubonye aha ngaha n'ubwa mbere ni ntabwo wahoraga mwihakana guteze si umugore wa mushuti wanjye wisuwa rwabo kwisi ni umugore wa rwabo kwisi arabizi ko ari hano aratabimenya se muhamagara yambwira ko abizi muhamagare niko nkawe ubwo ko narinzi ko wagiye mu kazi ujya kwitindika mu byumba iyo ngiyo gahunda zanjye zahindutse ubu ndabigirane Kadeyo ni inshuti yanjye yambwiye ibi bintu by'umwana ngo byari waba kwisa bisubiyemo akora mwana naramuhohoteye mu kugenda nabigizemo uruhare none ibi bintu byankoraho ko bazamfunga koko none uyu mwana koko naramukubise namukoreye ibibi ntacyo ntamukoreye pe naramutoteje bihagije none bazafunga kubera ihohotera namukoreye koko rwaba ukwisa arajya kubyuka nagiye nta muntu uri bumbone ndaje ntekera utwanjye ntabwo bazafata imutima none se bimeze bite Shanda nari ngukumbuye naho njyewe se ubu ntabwo wumva urukumbuza rumpumegera urenze uko duherukana narasinziriye natekerezaga ibintu twari turimo cyakoze reka nkubwire twongere se oya none hasi iyo nkubonye ubwenge buragenda numva njyewe reka ubundi ibintu bizarangira bitewe ubundi rwose wambabare kankura kuri kiriya gisaza ko nsigaye ndyama inzozi umva ndarota ako kantu ndarota wowe nkabona wowe ndyama nkicuya nkabona wowe ibyo bintu ninde wabikubwira wambabare ukankura kuri icyo kintu naragitekereje n'ubundi ko ukeneye umugore reka da umva umunsi nabitekereje rero nagiye kumva numva kirampamagaye ukibwira ngo iki kirampamagara ngo ndagisenyeye ngo umwana ngo yaragiye ngo umugore ngo yirirwa ashaka kumukubita imyuko ni ibibazo ngo mu rugo ngo byose kandi ngo ni njyewe abishinja reka nkubwize ukuri ndamuhakanira ndavuga nturayo twerure nturayo rwose ese ubundi ibyo bintu by'umwana byo ngo bimeze bite yaragiye koko tadegeye niba iby'umwana se kandi ubizanye uti oya nabikubazaga kubera ko nabyumvishije
ndabyumva. Mbabarira ntabwo nshaka kongera kumva amagambo y'uyu mwana. Oya humura ariko ntabwo gukura muri mudo. Urumva sheka ariko nyine umva nkubwire nyine. Ntacyo reka iby'umwana rwose bireke. Ariko impamvu nuko tubireke iby'umwana bireke. Mbabarira. Erega yaranyishe buriya. Yaranyishe ariko mbwa ngo natumye ngo umwana agenda ngo umugore ngo iki. Byiyorese nshaka no kubyumva. Wondebaho ni wowe gusa. Yigorata ni wumva. Nashaka beragiye. Iby'abana nibiki ntabwo ibyo bindeba simbya. Ahubwo bagiye kumushira ahubwo umwana aragiye nawe ngiye gutwara. Yego ahubwo ako kantu. Bimaze nde. Nibyo nakubwiye rero. Buriya rwabukwisi urabizi ko ari inshuti yanjye. Ariko bagifashe bakagihagarika hariya nawe ukagushyira bati turasende navuga nti mu kira gisaza ikigarike ariko urukundo ni ruruwe uzi ukuntu rwabukwisi twari inshuti ntubizi ndabizi ariko ntabwo namugereranya nawe kira gisaza cyamfashe nabi kigerekaho kumbeshya ibi byose byagikundwa reka nkubaze we ubundi rwabukwisi waramukundaga naramukundaga ariko gake ariko atangiye kuzana ibintu by'amanyanga mpita mbiva mu byo ujya kumushimisha nkuko nanjye se buriyo binshimisha yawe urarenze cyangwa nawe ugasanga nta n'ibyo gashoboye uriya musaza se wesa n'umureba wowe akamaso ntaguha we umuntu ushoboye ibintu kari gushaka ngo amasambu ngo kari uriya ntiyaguha bizu uriya ntiyagusohokana uriya ntaribagirwa wabaye kakabezo ko n'ubundi gasaragiye kandi mu kanya urabona ngo uragiye kandi bakanyemereye ntabwo nakakwereka wowe se kandi nasuguye ni sebi nakubwiraga ngenda numva handi none se n'ubwa mbere umubonye ahangaha n'ubwa mbere ni ntabwo wahoraga umwihakana gute se si umugore wa mushuti wanjye wisuba Rwabukwisi ni umugore wa Rwabukwisi arabizi ko ari hano aratabimenya se muhamagaye yambwira ko abizi muhamagare niko nkawe ubwo ko nari nzi ko wagiye mu kazi ugiye kwitindika mu byumba iyo ngiyo gahunda zanjye zahindutse njye ndashaka kukubaza uyu mugore kuki ari hano none se kuba ari ahangaha ni ikibazo ugiye kugarura bw'ubuti Amagaye Rwabukwisi yambwira ko yari umuhamagara ushinzwe kumuhamagara amagambo mwavugaga yose n'umwe yaragutumye kuza kuvuga biramwe muri kuvuga dore nibyo rero ndimye nakubwiraga rero wa mwana usigaze ukitindika mu nzu urimo kumviriza wumviriza gase ubundi twavuze iki si bibirwa bavuga hariya mu batura nirwa nza mwana rero dore nkubwire madamu Rwabukwisi umwana arananiye dore umanza nawe uri kunteranya na Rwabukwisi uzi ko Rwabukwisi turi inshuti usigaye uzo mu cyumba ukanyumviriza wowe hasoni madamu uri kumara cyane yako noneho abana b'iki madamu wawe kanigende bari barabakira none se hari icyo nawe kugugateretwa ariko ntacyo mbizi uzi ko ufite umugabo ariko gutereta umuntu ukubwiye gutereta hano none sanze tutereta ntabwo nsanze mugiye gusomana we aha reka nigendere ugenda uzamushaka kandi reka nkubwire wa mwana umva rata umumbwirire umumbwire ubutumwa yabonye ubutumwa bose mumbwire uti maraza kuvugana ye araguhamagara kuvugisha kuri telefone mubwire ko byangezeho nta kibazo niko nkawe ubundi reka mubaze niko nkawe nk'ibintu ukoze ukansebya mu bantu ahangaha ndetse ntabwo wabona ko uri gucinya kawa kicucu ntasoni wowe uri gucinya muri inshuti ndimo ndakubaza nkawe wowe hano ni mu rugo n'urwawe ariko ubundi reka nkubaze sha nkubaze nzagufata ntabwo wakora amakosa nkureba we ntaso byakunda nuko ntakurwanya nyine nsohoka mvira no mu nzu ugendo utantera n'umushinga wa mushenzi ntasoni hakubana nzarugire ne kuko ariko hari ikintu uri kumisha nta kintu tukugurisha kandi ndi kubibona ko hari ikintu uri kumisha nimba nyigurisha wajya ukakibaza nyiracyo ariko se ese ubundi wambwiye ko n'ubundi nawe bidatinze ko byazakubahora kumbwira bigutwaye iki ibikize ese numbwira ari kukumvara nutambwira ko nawe byazakubahora ukanyenera
wambwiye ko atari kutwumva wenda ngo uvuge ngo azavuga ko wabikuye ahangaha wanyibwire ko nta kintu bigutwaye. Ukuri nakuguhaye numva bavuga ngo barakundana kuko nanjye ntago mbizi mbikura ahandi. Warabizi pe uko byagenda kose ibi ntabwo wabura kuba ubizi. Uyoberwa amakuru ya Amara muri inshuti neza mbizi. Ukuri pe ntago mbizi njye numva babimbwira nyine abantu babivuga kuko nawe ubwe ntago ari abimbwira byanga byakunda asanga ahubwo Peter amwihomaho Amara akaba atamukunda. Yes aho urambeshye gusa icyo nzi bashaka kuba bafitanye umubano ukaze ariko nawe uri kubimisha ubishaka ariko nawe ushaka wanyibwira ko byazakubaho. Hoya pe ntago nakubeshye kuko Amara ndabizi abaye akundana na Peter Amara yabimbwiye nta kintu agamije. Kandi ubumisha ntabwo nagubeshye. Ngize Imana mbaboneye rimwe ngaho se bako mukagire ngo wese ubonye habera kudusuhuzamo. Ngiye mfata ikiganza cyanjye nkagishyiramo cyaho cyangwa mu cyungu ngo ndimo ndabasuhuza. Natwe nawe ukeneye kugusuhuza mukuru. Erega nawe uravuga. Ntavuga nta munwa mfite. Wowe ceceka kuko nta nubwo ukwiye kuvuga kuko umeze nka rwarurandwa ruguma kuru kandi inyama yarariwe kera. Ntabwo navuga ko umunwa ari uwawe wanije. Nta soni. Ese nta n'akandi kazi mugira n'ukurirwa mumeze gutya nta na kamera ndi kubona ngo wenda muri kuri social media. Urabizi neza ko duhagaze hano ubizi ute ko tutari ku kazi hano? Wasanga wa mugani story nibeshye wasanga mukari wa musigaye mwigurisha se hano niyo mwicururiza ra. Of course twanigurisha kubera ko ubuzima ni ubw'abandi ubwacu. Yewe na imbura mukoro niko zimera niko nawe rero nkugarukeho. Nta makuru y'ukuntu wirirwa umagarika kwira ubusanga uri kuma makuru kandi biri kuba byose ari wo byihishe inyuma. Ariko ndaramagaritse turaguye yes nyenciye hano ku muhanda arambwira ati mva se sora ahubwo ndamubaze nari magazana nari kumva ibyo ari kunshakira. Nyuma y'ibyo wumvishe urumva ushaka iki tawifuza araguhagaritse Solange ngo nkubwire nta yindi nkuru mufite ikiganiro namara. Yes muri kumva muri mwebwe mu mutwe wanyu harimo ni flash mwashyizemo ni memory card ni igiki kirimo ku buryo nta page ndi mwahindura muguma munganiraho. Ese ubundi ndakubwiye ko muri iki gihugu ari we witwa Amara wenyine. Umva nkubwire narabikubwiye ko mu gihagarara ukuze ariko mu bwenge ari ntabwo nongere mbigusubiriremo nkubwire nkwiyama nkwihanangiriza undebe umereye ku mutwe cyangwa umere kurwara. Ndamara utakundana n'umusore wakundana nawe kandi ndakwiyama. Wadushinguka hejuru se ko washoje kuruka? Uvuze ngo? Ndavuze ngo wadushinguka hejuru ko wasoje kuruka. Nashoje kuruka uko niko nduka. Bari ibintu byahinduye isura tazongera no kumenya kanigende nawe ongera ikora ikosa rimwe nkubita urushyi nkwereke. Umva nkubwira uko mbona mu gihagararo ntabwo ari komeza. Je rero ninya no kugukubita kuko mbona ugenda ujegera wazangwa bupe ariko ubundi akantu nazagukorera wazakandika no mu mateka. Ngaho se ubwonko bwawe nibukoshye dore ubunini bw'inzovu nibuyibuza kurara mu mazi n'ukugukubita ukajya mu bitaro nta nubwo ari na ngombwa. Reka ngende nanga umuntu uko nkawusanga muri wese. Tiko mana we agahinda nikica kagiramo Amara. Wanaheresha niba watona buke sinigeze myoze ibintu noneho n'amazi icyaka kiranyishe. Mana yanjye uyu mukobwa nzamukurahe koko nzamukurahe umugore biranze umukobwa wanjye ndamubuze.
nzashaka umukozi se ntabwo nakomeza kubaho gutya reka ntabwo nakomeza rwose ibi ngibi ntazabivamo umugani ya ndirimbo agahinda kunyuka kakugera nk'uruzingo ariko seka nkubaze umva nkubwire reba hano nkwibwirire uzajya ubawoza ibyombo ukorope wimesere uri kumva buri kintu cyose wigaburire ntago nzongera kugira ikintu nkora muri uru rugo uranyumva neza niwe mbwira reka ni wowe mbwira ntacyo mvunikira hano ubanza utega amatwi wumve kurugutura wumve ntacyo mvunikira aha ikintu gitumye mba nuko nasezeranye nawe gusa nta kindi umva nta kindi makora mbega ikintu gitumye mu buriri ni ukubera ibyo ndavunikira iki ni ukubera ibyo mfite ibyo ufite si biki ibisaba bandi ntibabifite ujye ubyikorera ariko rero umva nkubwire urumva umbwira se iki ibyo ukora byose urambwira ibyo ukora byose nagiye kuri RIB gutanga ikirego kugira ngo ndebe ko umwana wanjye namubona baramuka bakomeje gukora iperereza bagasanga ibura ryiwe wararigizemo uruhare reka nkubwire wararigizemo uruhare ibintu bizakubaho wabonye mutwara wabonye mutwara umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka umuruhu uri kukurya icyo akora cyo biraba ibyo ntibiba amaraso wabonye se mutwara muri turara kubiri ufite ubwawe mfite ubwanjye ibyo wivugisha byose mafu ntacyo bimbwiye ibyawe ntacyo bimbwiye ntayo uvugira aho ngaho ntayo uvugira aho ngaho yewe yane iyo maze kwikorera mu tonera yewe njya kuyarureba iryoda ndebe ko gusa ubu niba yagiye muri iriya nzu ubu ngubu nyine ko uyu mugore bagiye gutya wifashe gutya avuga n'iby'imitungo wari hano kuko twasezeranye ubwo ibyo byo nabigirira icyizere ntiyabagize ibyo bashyizemo koko kujya kureba hari indi mana kanduhere hano kose ibintu bya Imana yanjye wumva numva byandenze ubu ndabigirane Kadeyo ni inshuti yanjye yambwiye ibi bintu by'umwana ngo byaribwe waba ukwisa bisubiyemo akora mwana naramuhohoteye mu kugenda nabigizemo uruhare none ibi bintu byankoraho ko bazamfunga koko none uyu mwana koko naramukubise namukoreye ibibi
ntacyo ntamukoreye pe, naramutoteje bihagije. None bazafunga kubera ihohotera namukoreye koko. Rwabukwisi arajya kubyuka nagiye, nta muntu uri bumbone, ndaje ntekera utwanjye, ntabwo bazafata. Oya, singiye kuzagwa muri urugo, ariko narahemutse kubw'uriya mwana, nanjye ndishinja. Oya, reka ngire ibyo ntunganye. Arabyuka nagiye. Meze bite se mani? Sinareba. Ka gafone mani cyagiye narakajyanye, ajyana ku mujene wanjye ukuramo amakode. Yangije ubu ngo yaragakoze kameze neza, umuntu ashatse yashakana ahita akajyana akaryamo ibiceri bike. Kiwanye ne tumushyuhanye. Nabwo se nta kuntu twamufata. Twamufata ariko. Siko naciye ku kazi kawe, nkasanga wa mukobwa ntago cyakora byagenze bite. Sha. Bici sinaguze ko nawe akora nyine, hora yatuvuyemo nyine agiye kubona mbona avuyemo ntabwo yiza natubwiye. Iki ntabwo yambwiye nyine ubwo ntabwo nakoze uwo munsi. Birangira nyine mbonye ngo yasezeye ariko sinzi aho yagiye gukorera. Yes. Ese nta kuntu umuntu mani yamufata. Nakaka jene kamwe ka phone twashituye phone niba karamugize umugore simbizi. Meruka nyine kaza kumutereta sinzi ko byaje kurangira wanze ariko kamutwaye. Yes. Irani gase ko nayo nabonye bifite abana benshi beshya. Urabura urishoka ko nawe yamukunze. Cyane ko nanjye nabyadanje n'ubundi nyine ako ntawe aho tuzahurira buriya abantu bose kuri ari mu vantara ntitwabura duhurira nyine umuntu nakabasha kubona ibyaye byo. Ako umuntu yazashaka aho kagiye tu. Ashaka tutapanga kongera gushimuta se cyagiye byabayizaga. Dupanga kongera gushimuta. Oya mwana, ntabwo twagashimuta, n'ubundi twashaka ukuntu tugafata, n'ubundi hari abaramenye. Hari abaramenye twahindura indi location tu. Nabwo tugafata tugashimuta. Nabwo reka turi ukuntu tusimbuka, turye karaga phone bitarana bandi ngaruka. Mbere ko mu bya danje zimeze. Karaga phone tugiye gukwa kutuzamo bikeya, madu ibiceri. None urabizi ngiye mu rugo ntabwo bakonya kuniza imodoka ibintu byarananiranye. Bore hari rero ni ngiyi. Amafaranga bari buduhereze muri phone tuyakoresha imodoka. Ni nka 30 bari buduce na essence byo tuzigwa na essence. Biye tugaze nka senka niba donka 70. Tuse dushimutemo kaka baby tukambukane mu byaro. So mudugudu ateye mudugudu n'ubundi. Ahubwo se uramuniga azavaho ko abantu bamukunda. Meze bite basha? Genda umugenza cyane. Nkorera muri uno murenge wanyu twakiriye ikirego cy'uko mwibye telefone mwembi muri babiri. Mwebwe mwibye telefone mwembi. Tuyiba nde? Mwebwe mwayibye umusore yaje gutanga ikirego kuri RIB. Umusore waje gutanga telefone. Nyine twebwe? Yego mwebwe. Ndashaka kumenya mwese murakorana? Uyu ngo ni inshuti yawe. Mutansobanura peki tango dukorana. Umuyobozi aba bantu abasore urabazi. Nasanze bari gufata umwana ku ngufu. None se muyobozi nabyo ntabwo mubyemera se? Twisubiye. None ikibazo cya telefone kumva bimeze bite? Erega iyo telefone uri kuvuga ntayo tuzi. Twe ntayo tuzi. Hari uzi wera? Ibintu byo gufata ku ngufu ntabyo muzi na telefone ntabyo muzi. Oya byo byabaye. Tubwire umuyobozi. Byabaye. Ntabwo twafashe ku ngufu twarabyigerageje. Tubirangira umugambi wacu nk'urubyiruko. Abasore mukumbura muri urubyiruko mufite imbaraga. Nk'ibyo bishuko n'indi bibajyanamo koko. Ko kumutansobanura ndashaka telefone ndayishaka gutya mu imereza. Ese ko mukomeje kuza muri ikibazo muri society imeze bike. Cyo kiri kungenza. Telefone nayo tuzi. Mwaye mufite kugufu none telefone nayo ibaye ikibazo. Bimeze bite? Wenda muyobozi. None niranye neza tubimenye. Ufata ku ngufu watuye nawe twanasabye imbabazi. Ariko twasabye imbabazi nk'abatuye. Telefone yo nayo tuzi. Iyo telefone irava. Iyo telefone niyo turi gushaka. Telefone se nimba ihari bagenda biti. Kandi ko igomba kuboneka muko muri babiri. Iyo telefone niyo turi gushaka basha. Musigaye mugenda mucapura abantu telefone. Utaha muzabica kugira ngo baka ama telefone. Ase muriga ubundi muriga mwebwe. Muriga wega makanga. Wane iki gisata fitura na yiga uyu. Ibisatsa baba ni ibi ni biki? Bimeze ibi ni biki? Bimeze bite ho? Muriga bagira ibirara. Sise kutera. Makabiri kaminuza. Wega makanga. Wega makanga. Warasoje.
Okay, tugende mudusobanura ahantu telefone iri. Tugende mudusobanura. Nubwo mutujyanye muraturenganyije. Petit wingora we Petit. Tugende dusobanura. Fata nyine se byagenda tubibyumva mukaza kubaza byagiye. Bitese. Wiriwe. Neza. Bite? Ni byiza amakuru. Meza, umeze utese? Nzi neza ko mbona umeze nk'umuntu ufite ibibazo, ufite ikibazo. Ese shaho wa mukobwa we umuntu yashimishwa n'iki? Uzi ibibazo umuntu bayanako. Sha ibibazo ntibyabura umuntu ari kure y'isi. Ariko mwashaka kuntu bigenze nyine akabyihangana nta kundi. Nta kundi mwihangana. Ariko uretse none se ariya wicaye wenyine se? Nandi njyenyine. Waba uri hafi hasi rwose tukaba tuganira? Ese byari ngombwa? Byari ngombwa nawe ubaye ntacyo bitwaye. Twaba twicaye hano turiho tuganiraga. Sibona kimwe. Kanza n'icyo kunywa nari mfite yari yanze tuganira. Nta kibazo. Twicarane aha ngaha. Mwese ahandi se umeze? Meze neza. Natwe tuba turi aho ngaho nyine dufite ibibazo byinshi bitandukanye. Nese utambeshye ufite ikihe kibazo? Rero wa mukobwa we uko mbona uko mfite ibintu byinshi bitandukanye. Mfite amasambu, mfite inzu ntuyemo, mfite inka ziri ahandi ku yindi sambu, ariko nabuze ikintu kimwe. Ubuze iki? Nabuze amahoro. Abuze amahoro? Nabuze amahoro. Umuntu agira ibintu akabura amahoro, akabura uwo babisangira umuha umutuzo ngo atuze yicare mu rugo, ariko sinzi pe. Sinzi amaherezo yabyo. Wahita sinkazana kwihera amahoro. Mukobwa uzi ijambo ryiza ashakira akirashyiraho hano ngo niko ngo kampa iki? Ntabwo amahoro wabuze. Zaba ari inzozi da? Umukobwa usa nawe? Sorry, yes. Nayaguha. Ariko urasa neza de. Ufite n'utuntu twiza. Murakoze. Ariko ufite n'intoki zinyerera we. Amagambo uri kumbwira hari ukuntu ari kugenda anyinjiramo neza. Sure. Mbega urabona uri kongera nka telefone yashizemo umuriro kumwe batangira kuyicaginga ikongera ikaka. Wow. Urumva nyine ndumva hari akajambo keza uri kugira umbwira nkumva nka batiri ya telefone ishizemo umuriro kumwe bayishitura agenda ishiduka. God, sure. I lied to me. None ndi kumva ibishya da? Ariko wambaye utuntu twiza shawe. Urakoze cyane. Wambaye utuntu twiza we. Akoze.
ubu n'ahantu hose ubu niko bumeze no ku mutima. wowe nzaguha byinshi wabuze, amahoro, ibyishimo, buri kimwe, ntugira ikibazo. Hari amahoro nabuze ahari ari uko umugore twabanaga yiraburaga, yari agakara. Koko se wewe wari umenye najya nkoresha n'umuriro muke da mu rugo. Ariko ibintu byose wambaye byose kuri wowe byose ni byiza. Wambaye iby'igiciro nawe umenye uri w'igiciro kinini pe, neza. Ese bakwita nde di? Nitwa Anita. Anita? Akaya ndirimbo ngo Anita mukundwa. Oya se kandi. Anita warintwaye. Uza kuntwarira roho cyane, nuyima nzayitwara. Ntacyo umuntu ataguha buriya, kuko ufite amagambo ashobora gutuma umuntu atuza muri we, ashobora kuba yumva ameze neza. Sibyo? Okay, don't worry. Use wamfasha wenda niba nta zindi gahunda wari ufite, tukaza kugerana mu rugo ukahareba niba wenda byashoboka, tukaza kwibwirana neza birushijeho turi mu rugo. Wenda twanatandukana ugiye ukazamenya naho ubariza umuntu. Hari ikibazo ariko byaba bitwaye? Oya, ahubwo naguha nimero yanjye then ukazampamagara, undi nkagusura ukanyobora kuri telefone. Ntacyo nabyo ntako bitwaye, ariko tujyanye byaba byiza da. Numva bishaka cyane ko tujyana mu rugo. Erega ufate ihene ifate igihebero. Yego ntabwo uri itungo, ni umugari natwe twasanze basukuru bacaga bariho bataramye, urumva? Ariko rwose wankunda. Mvuze amagambo menshi ugira icyaka se? Nanjye ndasomaho da. Ariko wandamukije ndamutsa intoki najya, none ngize amatsiko yo kumva byibura unyegereye nguhobeye. Sibyo? Nkundira ntege yombi maze uzuyagwe musha. Okay. Enda sha nkusha mureba nakomeye ugira ikinyabupfasha usa na so umenye na so yarubahaga abakuru. Nukuri pe. Uzura ntashye pe. Tadeyo mbonera kandebe da usesi